Abakristo bari Kidiyosezi ya Kigali mu birori by'imyaka 100 abapadiri ba mbere b'abanyarwanda babayeho. Abo ni Baritazari Gafuku na Donati Reberaho bahawe ubupadiri mu mwaka w'1917. Banizihizaga kandi isabukuru y'imyaka 75 Musenyeri Tadeo Ntiyinyurwa amaze avutse. Kuri uyu mushumba umaze imyaka 36 ari musenyeri na 21 aragijwe ari Kidiyosezi ya Kigali, ngo iyi ni impamvu ikomeye yo gushimira Imana kubera ibyiza byinshi Kiliziya n'igihugu bayikesha mu bufatanye bwabo ku bw'ineza y'abanyarwanda. Ndashimira abayobozi b'u Rwanda baha Kiliziya uburenganzira bwo kwigisha iyobokamana abanyarwanda n'imigenzo myiza mbonezamubano n'umuganda wo gukora imirimo yubaka igihugu. Abayobozi b'igihugu batuma abanyarwanda babana mu mutekano. Umutekano ukazana ubworoherane. Ubworoherane bukageza ku bumwe. Ubumwe bukabyara amahoro. Mu izina rya guverinoma y'u Rwanda, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr. Alvera Mukabaramba yavuze ko igihugu cyishimira ko abapadiri bagize uruhare mu kuzana impinduka ziganisha ku iterambere bikaba bigikomezana n'ubu. Mu kwigisha ijambo ry'Imana, abihaye Imana begeraga cyane abaturage bakanabamenya bakanabakemurira n'ibibazo. Nkaba ngira ngo rero nshimire Kiliziya Gatolika mu gufatanya n'inzego z'ubuyobozi, ntabwo ari iby'ubu gusa ahubwo ni ibya kera. Ngarutse ku mibereho myiza, ubu ngubu ubufatanye hagati ya leta na Kiliziya yateye imbere cyane, harimo kubanisha abanyarwanda binyuze mu butumwa butangwa mu ivanjiri, hari ukwita ku batishoboye binyuze mu miryango itandukanye, harimo Caritas ndetse n'indi miryango yabihaye Imana. Bamwe mu bakristo bizihije ibi birori basanga usibye ku mwanya w'ibyishimo binatanga inyigisho nyinshi ku bapadiri by'umwihariko n'abakristo muri rusange. Aba ni Songa Paul na Agnes Mukobwa, abakristo bo mu mujyi wa Kigali. Nk'abakristo muri rusange bidusigira umuco mwiza wo kubana mu Kristo. Mbanza abapadiri irabasigira kwivugurura mu mikorere yabo, ikabongerera n'inema zo gukora kurushaho ko bari basanzwe, bigatuma bakora umurimo w'Imana neza. Natwe abakristo turavomyemo imbaraga zo gukomeza gukorera Imana n'igihugu cyacu. Kwishimira imyaka 100 abapadiri ba mbere b'abanyarwanda babayeho byabaye umwanya wo kugaruka ku bwitange bwaranze abapadiri ba mbere, by'umwihariko ingufu bashyize mu bikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abanyarwanda, yiganjemo cyane cyane uburezi, ubuvuzi, iterambere n'ibindi. Ibikorwa abapadiri muri iki gihe by'umwihariko n'abakristo bose muri rusange basabwa kwigana. Jean Damascene Manishimwe, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.